umeze ute se sheri mwiza? Oh, meze neza shushu. Nukuri kera waramenaga abasore bose bagucaga. Siko ari igihe basiganaga bose bakurangariye. Nyine se tuba bateye ishoti tukajyana. Mugani. Ariko icyanyereka Imana yakumpaye. Nayigurira akantu nukuri. Hari ibintu na bimwe byinshi ngenda nibuka wajya gunkorera kera. Nyine n'ubundi dukomeze tuyikorere. Nayizishimye. Reka mbanze nkuhembe gake. Thank you sweetie. Sheri uzanyibuza. Nzakwibuza. Ariko kubera impamvu untwitiye akakana. Umva mubwire. Nta hantu ntazakugeza. Siko isakina nkabyumva isa nk'ibitakageri. Ntibishoboka. Ntabwo azakina umupira. Banza azakina nk'izasi. So mbere rero yuko dukomeza tukaganira tuvuga ibijyanye n'iki harya muganga yari yakubwira igihe uzabyarira? Muganga nyine dutegereje resultat. Nzajya guca muri ecography mu mpera z'uku kwezi, ubwo ni nabwo tuzamenya igitsina tuzabyara neza. Ugomba kwibuka yuko nakubwiye ko ugomba kubyara iki? Umuhungu. Uzi ko ndamutse mbyaye umuhungu yaba kubyara umukobwa ni nko guca umuryango, ariko kubyara umuhungu nta kintu ntagukorera sheri. Nazakujyana ahantu kure cyane, nkakujyana nkakugeza aho utazigeza. Urabizi ndagukunda, ariko by'umwihariko nahagukunda cyane ari kubyaye umuhungu. Kubyara umukobwa waba uciye umuryango, ariko byibuze uramutse ubyaye umuhungu. Naramutse ntanahari yagerageza kuba yafunga icyuho naha, yaziba icyuho pe. Sheri reka mubwire, Imana niyo itanga umukobwa cyangwa umuhungu, sibyo? Tuza rero dutegereze ibisubizo bya muganga. Ushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ko dushobora kubyara umukobwa cyangwa umuhungu. Ngo iki? Ngo iki? Dushobora kubyara umukobwa cyangwa umuhungu. Toka. Nanampaho cyane. None se ni njyewe witeye inda? Umukobwa? Akoze ko mutajya mwumva. Nakubwiye ko umunsi nabonye wowe wumva wabyaye umukobwa uzareba ahandi hantu ugomba kujya. Ariko sheri reka mubwire, sibyo? Reka dutegereze sheri reka dutegereze ibisubizo bya muganga. Wenda ni n'umuhungu. Ibisubizo iki? Wenda ni n'umuhungu. Mbese ukuntu abari gukina ngiye mba ari umuhungu. Urakabura icyago rero. Uzi ko ari ubwoba. Ntago ari ubwoba. Najya mubwire ngo ibitekerezo byawe bikura aha. Ni wumva utazabyara umuhungu, ubwo nyine urashaka ko sinzi ikintu uzaba ushaka. Ariko nubyara umuhungu. Wanyumvise? Reka twizere ko ari umuhungu. Nyine ugomba kubyara umuhungu. Kuko nibitaba umuhungu uzakomaho, uzavuga umuntu waguteye. Jye njya inda z'abakobwa. Arakubeshye. Sheri urabona naguciye inyuma. Wiki? Najya nkubwire ngo ugomba kubyara iki? Twabisezeranye. Ngomba kubyara umuhungu. Shushu reka mushyire amazi muri dushe ukarabe uruhuke, sibyo? Akabura icyago rero. Ego sheri. Sawa, umva mubwire. Ugende ubitekereze. Kuko nibitari ibyo ngibyo. Gusa ushaka gutera umwijyane n'umuhungu. Nabyumvise shushu.
Muraho mama. Muraho neza. Mama mumeze mute se intanga? Amakuru ni meza, amakuru yawe se. Turamaze turashima Imana. Kavura karahari, nta kibazo bimeze neza. Namwe niko bimeze. Sharatwe imvura twayibonye. Kuje wihuta se uragenzwa n'iki? Cyane cyane impamvu je nangaha muzi ko mfite akazi kenshi sinkunze kuboneka, ariko uyu munsi nafashe umwanya uhagije navuga ngo ndaza tuganire. Muri urugo mfitemo inshuti ari umukobwa nkunda cyane Cyuzuzo Vanessa, ndamukunda cyane naho ntakunda kuboneka igihe kinini, ariko mu byo mbirimba nabyo byose by'akazi ngeze igihe cyo kuba nakubaka urugo, kandi numva nakubaka na Vanessa Cyuzuzo muri urugo. Niyo mpamvu rero mvuze ntireka nze mbivuge hakiri kare. Akenshi abakobwa ntibamenye ibyabo atazagira uwo mu ntanga. Ndumva ibyagezaga akenshi ari ibyo ngibyo, nta kibazo. Aha, abakobwa b'iki gihe se ko ntawe ubashimira wa muntu we. Naza kuza ndaza kubimuganirizaho, nabyemera uzumva nkubwira. Nta kibazo ngufiteho, n'ababyeyi bawe ndabazi, Karinda buriya turaganira cyane, uzumva igisubizo nyiguha. Ndumva nta kindi, ko ntawe ushimira umukobwa w'iki gihe katari nkatwe. Biranejeje cyane uburyo mwanyakiriye, kandi n'ibyo unyemereye biranejeje ko kizagenda neza. Umuntu mukuru burya icyo amara icyifuzo ufite icyo ngicyo, kazi ko muzashyigikira kandi mukamfasha. Nizera ko bizagenda neza. Iminsi iri imbere ndashaka ko nibigenda neza twazakora uko byihuse, kuko nshaka gusubira hanze muri misiyo. Ndumva rero kandi hamwe n'Imana bizakunda, ndumva nta kibazo. Mama noneho ndumva mwanya twari tumaranye uyu nguyu bitewe n'impamvu z'akazi reka ngende, ariko kamusigira amayinite, ibindi byo tuzakomeza kuri telefone ntacyo, kandi ndizera neza ko bizagenda neza. Ntacyo nta kibazo. Wakira aya mayinite, ibindi kuri telefone. Murakoze. Murakoze. Imana iguha umugisha cyane. Ariko Vanessa we abakiri ku ishuri sinzi ibintu ari kwiga muri iyi minsi. Sawa, ubwo ahasigaye nawe kuri telefone. Sawa. Mureka rero nerekeze mu rugo. Yego. Ibindi ubundi. Sawa. Imana kandi ikoze kubareba. Yego namwe. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ugire urugendo rwiza. Yego. Namusigara amahoro. Yego.
Eko nakubajije ngo bosi wawe arahari ntawe uhari? Arahari. Ariko ndi kado maze iminsi hano ngaho. Maze iminsi ngai hano ku kazi gawe. Ese yampaye akazi ntamuzi? None nakubajije. Bosi wanjye arahari. Uramushakira iki? Mubwiye ko mushaka. Sawa. Buri aho ngaho ndaje murebe. Boss, hanze hari umuntu ugushaka. Muracyazi. Mureka yinjire. Ariko nawe n'imirimo rwose. Ibyo ba mu gihe cyose. Uko bimeze. Bimeze mute? Turaho. Turaho. Ntabwo twabaye ba rwiyemezamirimo nkawe ariko turaho nta kibazo. Ntabwo ushakisha n'ingene uko bimeze. Uko bimeze nta kidasanzwe. Ariko mwari muraho? Hakurya rero urebye rwose mu minsi ishize akavura karahaguye tubona urutoki rureze ibishyimbo barasarura nta kibazo urebye ndatekereza ariko namwe muri aho nta turaho n'ibintu biberamo nuko ukareshya ubwonko yanze hawe se iri Dubai byagenze bite ko naherutse umbwira ngo inkongi y'umuriro yarayifashe ubu biracyari muri dosiye nuko ariko hari icyo bazamarira twese ko tuba turi mu bwishingizi nta kibazo nta kibazo tuba dufite twebwe ibyacu biba bigomba kuriho nta kibazo kiba gihari. Mbwira rero naherutse umbwira ngo hari umushinga urimo ngo w'umukobwa umukobwa wawe byagenze bite? kandi bakabyibuka ndacyabyibuka. Uracyabyibuka? ahubwo se tutaratangira n'ibyo gusoma ku gaki ngo kugata mu buzimane. Simusore ntabwo kizibasha cyane ariko urebye agapeti n'itsingi ntabwo ashobora. Chantal rero. Chantal. Uko bimeze. Ukabasha. Mugiherwe. Nawe banibere ku mazi. Yaranibyo. Akazi kaba karanejeje umutwe nuko sinjya nduhuka nuko iyo ndahangaha sinduhuka iyo ndi mu Bushinwa sinumva nuko mbameze nakira none ndi mu madosi mpamagara bambaza bati bimeze bite ariko nuko nyine bwo buzima turimo. Ahambwira rero ahubwo uzigiye nk'inshuti yanjye rwose numva ko nshaka kuzaguruka mfasha nanjye ku buryo bwo kumva inzira zose zishoboka zaca mu mazi zaca mu itaka zaca mu kirere inzira zose zishoboka umva reba isi inzira zose nanjye ndahari ariko yewe buriya nabigizeho ikibazo. Ikiyese kandi ikibazo nagize ni iki rero kuwa mbere uri mu Bushinwa kuwa kabiri mu Budage kuwa gatatu bagiye Dubai muri bya bidosiye byawe amazu yahiye ibiki byose uriya mukobwa kubona ari w'iki gihe yikundiye byoroshye ashaka isi imuryoheye uzamura utamubwiye ko rwose nzireza ko udahari rwose ntabwo ushatse kubura ko ntazabona ko ndahari
nyereka inzira mu by'ukuri ikugaragariza neza yuko akamenta telefone. Yes. Yes, yes. Bimeze bite se? Ariko se Riko kumura ndi hafi kugaruka uko biragenda. Byose warabyugarije neza biri ku murongo umwe ni ukuza bafata umuzigo. Okay. Nta kibazo. Nawe ndi hafi kugaruka aho ngaho mu Bushinwa. Inzira zo ni nyinshi. Navuze ngo zaca mu kirere, zaca mu mazi cyangwa se ambira bigashoboka. Wambira ngo bishoboka. Ibyo ngibyo. Yewe hako nayibonye rero. Nasenga ubwiye ukuntu birabirati. Nkurikije business ubatse. Nkurikije ko nta gihugu nta mukobwa wose n'umukobwa. Kuko we yishakira iby'iki gihe. Ibikiri uwo mwanya arya anywa yambara yisiga yimakiya nibyo ashaka. Ntawe ntuhari. Nta mwanya ufite. Ngenza muzishyira mu rugo. Iyo mu kazi ngenza mu kazi nsa mu rugo. Ariko bazi ndamushaka. Kuko ngomba uko meze. Ni cyakitambika cyose cyahagwa kuko namaze kurakara neza byararangiye barisare mu mutwe wanjye ntabubunye naho inama ngira cyangwa nunangira inama yuko namwihorera nk'izo ndimo kumva nge nawe sasa rero ntacyo ndumva kumva wamureka byo ntabwo bishoboka none bose kuri telefone baragushaka. Yes. Ariko aha mbwira za modoka zose ntizahageze. Umva ngarambe naga imodoka amwe ikibazo cyafite ni imodoka ageze n'ikibazo niba yanafashwe tumenye ngo yafashwe tuze tugomboza imodoka tujye kuri polisi tugomboza imodoka naho ibindi byo ntabwo byaraga akazi naho ibindi byo by'imizigo byo namaze kuvugana na manager wa ya company tuvuye ko ejo bundi nzaga ku Bushinwa ariko tuzuza cya kibazo neza ndumva nta kindi sawa ntacyo mugira akazi keza umva mwe mukora akazi neza igikuru na akazi ibindi byo biza nyuma y'akazi mafaranga aboneka twakoze sawa urakoze cyane habonetse utuntu wambaza mukanya tuganira sawa bose nindi barimo baragushaka. Nagiye kwa Davis mu kanya nazo guhamagara numva ye. Muherwe n'amahoro. Wega nuko nagaro kwihugiraho nuko nyine akazi kaba karabaye kenshi kandi tugomba kurya ko twakoze. Ntacyo ariko umuzigo uri organize neza ntacyo. Kuryo nabwira bakaza bagahita bapakira nta kibazo. Sawa rwose we tukorana neza cyane nta kibazo cy'amafaranga gihari humura amafaranga bahari sawa ntacyo turasubira cyane gushaka umwira ko barisana ngo tudahwanye ngo mba ndi muri gahunda nyinshi ntazigiyemo barisana kunamutunga kuko wavuzaga amafaranga kwimaka biva muko twakoze ariko uko byagenda kose inama zimugira ngo Vanessa ntabwo je nawe inama urimo kugira ngo niyongeye ngo niba wumva bidashoboka kuri wowe je kuri iyo birashoboka ariko Vani Karame mama buriya kumbona umaze gukura turi n'amashuri urarangije hano ko hari uyu muhungu Davis ko muri Davis agukunda buriya Davis ntabwo wamukunda kandi numvise agushaka
oya mama Davis se nibisanzwe ntabwo tuziranye cyane nibisanzwe ariko ntabwo ndagira ngo nkubaze kukuze uriya muhungu uramwitesha uzabona hehe undi mugabo umeze nk'uriya Davis nta kintu kitakora Davis ahangaha aradufasha mu bintu byose iyo twagize ikirori aradufasha iyo twagize ibyago aradufasha wibuka no mu rupfu rwazo ibintu yadukoreye none utangiye kumwitesha kandi ushobora gushigukira abo ngabo batagukunda kandi Davis we ndabizi kagukunda n'ibyo akora ahangaha byose nzi kabikorera wowe mama ngiye rwose kubana na Davis ntabwo bindimo icyambere cyo arashaje singana nawe ntabwo ngende generation ye kandi ndacyafite byinshi byo gukora icyambere cyo ese undi urajya wansangura musaza abo tungana basigirende rwose ntabwo bindimo dore kera rero ukuntu byagendaga umukobwa warengaga aho ngaho ugeze bavugaga kaguye kwishyika ubwo nibyo ushaka ujye wirirwa uri iciro y'imigani ahangaha mama hano mu Gasiyata ndahazi di mama ntabwo ari byo nshaka pe ariko nanone njye sinakubwiye ngo nyiteho nta kibazo mfite ninanirwa umugabo ntazakura uruhushya rwo kuza kumfasha mega Davis arashaje Davis arashaje rwose ntabwo mushaka rwose niyosije agahugira mu mashuri yarangiza amashuri akajya mu kazi uriya Davis ashaje hehe mama we nabyo none ushaka abasore ibyo ni akazi kawe birakureba hari uzagutereta narangiza gukwikirinda uzuyegamana cyo ko ari cyo nkubwiye ntuzayizana nta kinyendaro ushaka muri uru rugo ntuzapime n'umunsi n'umwe ntubona n'ikinyendaro ahangaha ibyo birakureba mama ndumva bikaze si uriya mukobwa katazana ibyo kurya wumva ntashonjera nyirasafari kutazana ibyo kurya urabona tudashonje ariko mawuja nari mbitabye urabona amasaha ageze bya bintu twagutumye wabizana umva ntukageze uzakunzuzuguriza umukozi ese we ntabwo ushobora kujya kubyiba ubundi hari amagi mamiriye aho ngaho nta kibazo mabuja reka nze mbizanye ntari naje nk'inshuti yawe rero ngira ngo mbigufashemo urafasha kumubona cyangwa urafasha kumureka inshuti yawe kandi ndagufasha kumubona aho twajyana nta kibazo wamadini icupa ririmo amaso karari rwose ndakizi uburyo uri umubonera Vanessa ko muzi babizi akunda ubara utuntu umuhereze ngise ko dafite ariko wibuke n'umusaza umubyara Rusegera ngo zamutwara ntasabye ngo nje no gukwa abizi ubwo uzatangira ngo se ngo ni ngo bitanu ya amafaranga umukobwa akunda iraha ikitwa amafaranga cyo cyane inkinda ku mutima ndabizi cyane ndabizi cyane none wari wagira se nibura mu rugo agezeyo aramusuye yasanze atanaragumere niwe naramubonye twaraganira mbana nabyakire neza cyane yaranashimye cyane ntabwo rero ngaho numva ndi muri munsi ariko numva nta kibazo kinahari ashaka kuzasubirayo basi nibyo ndagira ngo ngende ariko bikore vuba hari abana nzi nigeze gusanga bari kumwe nawe bikore vuba batamugutwara kandi Davis ndakuzi wazabara cyane nawe niba nsonje umutekano nk'inshuti yanjye n'indebero tutwara tuduhungu tuba nibyo nibyo uwanderesha nayo nibyo turi kumwe nta kibazo kandi urakoze cyane sawa rero reka ngucike kabisa ndabona amasaha ageze ntacyo ibindi byo ni kuri telefone kandi gahunda n'izegereza zakomera wowe uzakoze no muri kumufasha
ese nyirasabwa aho nagutumye niho wagiye ngo niho nagiye. mama sira byose biraryoshye ashira nawe yuji uyu koze ase mama ko hari urusenda rwica waziretse narenze kururya muri ya masaha musasa kururya none si samusa n'inyama n'iki akwagera kakwirya bane kukuze uwo mwijaganiro wagize ukiri umwana kugeza ubu ubona bizahereza none se ntateta ubujyango singutetere hose urakoze ugiye kujya mu rw'abandi rero hasi ibintu uko wabigize fayite ntabwo nakurambiwe ariko igihe kirageze ngo ushake urwawe ujye kureba icyo nagutanze sibyo